kudusaba icyo tuzi nuko yasinye. Ubwo ikikurikira nuko agiye gukora plan d'action ye kugira ngo agere ku ntego ze. Muri iyo plan d'action rero nubwo azaduha roadmap ye kugira ngo aduhe na request ze kugira ngo twicare turebe ukuntu twazimugezaho. Karenzi wabajije Minispoc natwe ideni abanyarwanda wabivuze nabi, ideni abanyarwanda bafite umuvuga ideni abanyarwanda dufite twese nawe nanjye turimo. Ngira ngo ikibazo ni reka wenda nsubiremo mu mateka y'u Rwanda. Ngira ngo iyo gahunda ya Perezida wa Repubulika igeragezwa gushyirwa mu bikorwa kera akitangira kubitekereza, tuba twagiye muri kane tukanagumayo. Muzi ko twagiye muri kane dukoresha abanyamahanga rero bavuye muri national team. Ni nkaho uhaye elan abana b'abanyarwanda n'umurongo bagomba kugaragariramo kugira ngo bahe ingufu equipe nationale yacu. Equipe nationale yacu ni abana bacu bungu. So byo kujya muri kane sinjya mbitindaho kuko ni nkaho kuri ngewe tutagiyeyo kuko twakoresheje abanyamahanga. Kandi ibyo bintu iyi gahunda turi mu uyu munsi ni gahunda ya Perezida wa Repubulika yatekereje kera, ariko kugira ngo ijye mu bikorwa byarananiranye. Ubu tuyirimo rero. Iryo deni rizashira tujyanye abana bacu muri kane, kuko kujya gukina muri kane cyangwa se muri level nk'iyo muri Afrika cyangwa se muri ku isi ntabwo ugendesha amaguru gusa ngo ujye ukinisha amaguru. Ukinisha icyambere umutima, ukaba uri patriote uzi guhagarara igihugu. Yewe mfite na experience nyinshi kuko nabaye umunyamabanga wa timu yari ifite hafi 80% y'abanyamahanga. Tarabanyekongo bo hafi ba Cameroon, yewe haje kuzamo n'Ababreziliya. Urumva afite experience y'ibyo ngibyo ko ntacyo bitanga. Equipe iratsindwa aho kubabara bakajya mu byumba bakabyina. So ni kuvuga yego no mu kibuga yarebaga amafaranga cyangwa se inyungu izindi zitari igihugu. So nitukabeshe rero ko kane tugiyeyo muri iyo the same system, tukafata umuangole, tukafata umugabone, twajyayo ariko ntabwo tuzasubirayo. Tugomba gushaka abana bakinisha umutima, bakunda u Rwanda kandi bafite izo ndangagaciro birirwa batwigisha. Ibyo turimo turakora rero kugira ngo tuzagereyo tunagumeyo. Ikibazo ntabwo ari kugerayo, ni ukugerayo tukagumayo. Kugumayo ni ukuvuga yuko nibura uba ufite imyaka runaka uvuzi ko kandi ntabwo ushobora kuyiburamo. Kandi bitari bya bindi byo kuvuga ngo baraza gufata uwa kabiri babita meilleur perdant, uwa kabiri wifashe neza. Uwa kabiri wifashe neza nabaho buriya kugira ngo umubare wuzure. Ubu ngubu muzi ko na FIFA yongeyeho ama equipe muri Coupe du Monde muri Afrika, hongeyemo 3. Uvuga ko buri igihugu cya Afrika kigiye kubishyira mu ndoto cyubake. Kubaka rero ni development tuhora tuvuga. Ibyo birahura rero na directeur technique. Ni ikibazo dufite gikomeye cyane. Turimo turiga na Minispoc kugira ngo nibura directeur technique aboneke vuba bishoboka. Binari ngombwa tunyure muri partenariat dufite cyangwa se dufate mu CV twari dufite kuko benshi bari bafite nizo skills. Turebe ukuntu yajya mu kazi vuba bishoboka kugira ngo afashe iyo development turimo turavuga igiye gutangira vuba. Y'amatora sinzi niba bivugaho.
ikinyamakuru cya Ghana nibyo nakubwiraga, iyo ikinyamakuru gitanze information ukajya muri detail ugasanga harimo ikosa rimwe gusa, ubu bizi ko ari speculation. Iyo kinyamakuru cyashizeho ko Zanzibar yaratoye. Zanzibar ntiyagomba gutora mbere y'amategeko, birasaba iminsi 60 kugira ngo yemezwe ijye mu batorwa bafite n'ijambo muri Assemblée Générale. Urumva yo ni speculation ziri hano no hirya. Hari n'ibindi byanditse ko natoye Ahmad, ariko ntabwo twajya muri ibyo. Tugiye muri ibyo nk'ubyo natoye, iyo isoloir batujyana mu nta mpamvu bihari. Icyo nkubwira nuko Abanyafrika batoye neza. Niba tuzabona amarushanwa nk'uko Isayatu yatanze mu Rwanda, mbabwira yuko ntabwo ari gutanga ubusa, n'igihugu kiba gifite mu ruhare runini kugira ngo ayo marushanwa abeho. Ngira ngo aho kuri njyewe nk'umunyarwanda nkaba na membre wa Assemblée Générale ya CAF ndetse n'iya FIFA, ntabwo nashimira CAF kuba yaduhaye ayo marushanwa, nashimira Perezida wa Repubulika uyasaba, kuko ntabwo ari ibihugu byose biyasaba ngo biyashyire mu bikorwa. Murabizi ko hari ibihugu by'abaturanyi n'ubu biracyashakisha ukuntu byakora cyane byananiranye. Ahmad, Perezida Ahmad ubu ngubu ntabwo nkimwita Ahmad. Perezida Ahmad ni inshuti yanjye y'umwihariko. Afite imyaka 57, mfite 48, urumva harimo difference y'imyaka 9 cyangwa so ni generation imwe. Ubwo ngubwo nimutumira akaza mu Rwanda uzamubaze ukuntu azadufasha mu kuduha, cyangwa se niba azakomeza iyo gahunda y'Isayatu yari dufitiye kuduha amarushanwa. Biriya by'amatora nimubigemo cyane, birabatesha umutwe kuko yaratowe, ntabwo tubisubiramo. Kandi ngira ngo nabivuze no kuri RFI ko ari yageze ko haba change. Namwe abanyamakuru rimwe mukantungura, ejo bundi mwavuze ngo urashaka kumukorera coup d'état Isayatu, uyu munsi muravuze ngo namutoye. Namwe nyine muzajye mukorera examen muvuge se ejo twamuvuze ibi, uyu munsi ibi. Mufata wenda ntabwo ari wowe exam, ariko arababivuze. Ariko